ati umuhungu wanyu yarongoye ihene ya Miyeri. Ese yayirongoye ati dore Mugisha twamubonye araza yegera ihene tugira ngo agiye no kwizitura, arangije yiyambura ipantaro ihene arayirongora. Ni umuhungu wanjye rwose, ni nayo fura yanjye. Ndabyemera pe. Ndabyemera kuko ni yanjye nari intunze hano mu rugo. Nayivanye arigiye gupfa. Kuko irongora nabivuga nyina akavuga ngo nukumurika. Imurika iki se nitoroshe. Ugasaga nyina ngo yiserereza umwana ngo wigira gute. Ihene yari yarazokoye yanamubona ubwayo igahaba. Igahumeka ruko apfuye nk'utuntu nka gutya akayijugunyira ikaturebamo akabaragiye. Ijoro kuko abana banje barara mu nzu imwe n'ubukobwa bubiri. Bakarara mu cyumba, noneho barara mu cyumba ya hene we bamara gusinzira urumva n'abana. Babiro no ku mashuri amasomo y'abacanje batokombeye. Ihene akayirara hinkera. Yayirara hinkera mu gitondo nangambwira nyina ni wa mugore we dere barandongorera ihene agiye gupfa nabi. Yayitangiye ihaka. Ari umuhungu wanje. Je nabivuga nyina akangira rwamwe. Ejo bundi rero nibwo afashe ni y'umusaza hano hakurya. Wimura ihene aho ziziritse ahangaha mureba turi. Ubwo naturutse hariya rero ngituruka hariya ariko numva ihene zirahebeba. Nkumvira hebeba. Nibaza ikihebebesha ndavuga ntireka ngiye kureba ngituruka hariya ubwo nahise mbona umuntu uri muri utu duturusu ahangaha mureba sanga afashe ihene ayiriho yarekeranya yifashe ihene irahebeba ihene hebeba noneho ubwo ngituruka hariya yigize sekurume oya yirongo ihene nave mu ihene z'abandi ubu se nk'uwo mwana azahura wenda akamushyiramo mu mutezi w'amatungo urumva atari kwica se ari marica abantu ashaka kuzica abantu ubundi urumva no kwicumu akagari kwica umurenge ukica agasozi kose. Uyu musore ngo yaje afatamo iyi hene y'ijigija atangira kuyisambanya ndetse aranayikomeretsa nk'uko nyiri iyi hene ari nawe wamufashe abidusobanurira. Amazina yanjye nitwa Habimana Amiel, nkaba ntuye mu kagari ka Mushiyarungu mu murenge wa Rwabicuma mu mudugudu wa Nyamivumu A. Ubwo naye ndi muhira mfite inka naye ngiye kuzahirira ndagenda njya hariya hirya haruguru y'uyu musozi gutya ndagenda ndahira. Igihe naye ndangije kwahira ubwatsi naratambitse mbujyanye mu rugo hariya hari ishyamba, noneho nibwo numvise umuntu utema mu ishyamba, noneho ndabanza ngeza ubwatsi muhira, maze kugeza ubwatsi muhira nsubirayo njya kureba kuko hari igihe bajya batwiba ibiti. Noneho mpageze uwo narebaga watemaga ndamubura, ariko bishoboke ko yatemye nk'igiti kimwe nk'agashoro ndagahita agenda kuko ntacyo nabonye, ahubwo icyo navuze hari mu masaa 9 n'igice gutyo nahise mvuga neka njye kuwimura ihene aho ziziritse ahangaha mureba turi. Ubwo naturutse hariya rero ngituruka hariya ariko numva ihene zirahebeba. Nkumvira hebeba. Nibaza ikihebebesha ndavuga ntireka ngiye kureba ngituruka hariya ubwo nahise mbona umuntu uri muri utu duturusu ahangaha mureba sanga afashe ihene ayiriho yarekeranya yifashe ihene irahebeba ihene hebeba. Noneho ubwo ngituruka hariya nawe abayanyumvise ankebutse, ubwo noneho abayivaho arirukanka azamura ibipantara inkweto yazitaye hariya hirya muri zino nturusu ndetse n'ingofero ye amaze kuyisambanya. Ubwo ndamwirukankana murabona hano hari igikombe hari n'ishyamba, ngeze noneho hariya hirya ubwo natanze induru hose ndavuze induru. Abaturanyi hano haruguru umugabo duturanye yitwa Niyonzima n'umudamu we batikomera ubwo baraza baturuka hariya. Umudamu yaratwite n'ubejo wundi yarabyaye, umugabo nawe ntabwo ari kwirukankana umuntu w'umusore uzi kwiruka. Abaturage bo hakurya nabo barabyumvaga batikomera. Ubwo noneho manutse hariya ubwo bazamutse ageze muri iryo shyamba hakurya, ubwo nibwo nahise ngaruka arengeye muri iryo shyamba hirya iriya ndagaruka kureba ihene ndabaye se yaba yiteye n'ibyuma. Nuko cyakoze cy'ubwo bati dore ni Mugisha ntabacika ni Mugisha arengera hirya iriya, nibwo aducitse nibwo nongeye kugaruka ndaza ndeba ihene yanjye ndebye inda y'amaganga ngira ngo namwe nubwo ruzashize iminsi urabonera cyarangaye ariko nubwo bidakabije ariko izakira yari yayangije. Noneho rero ubwo ngubwo icyo nakoze nabimenyesheje ubuyobozi, mpamagara mutekano wita Valence mubwira uko ikibazo mpuye nacyo uko kigenze, mpamagara mudugudu Gayiringe nawe ni umudamu, nagerageje no guhamagara gitifu mpamagaye numva arayivugiraho
nongeye kumuhamagara nanone nabwo numva arayivugiraho sinongeye kumuvugisha, ariko mbajije umutekano na mudugudu kuko bakomeje kumba hafi bambaza bati mbese umuntu mwamufashe bimeze gute, ntaraducitse. Ubwo rero umutekano yarambwiye ati reka tushakishe hose tugende turebe ahantu yaba yagiye afatwe, ati kuko nta marurwa nta muhano yakoze. Ubwo twaje kumenya uko epfiriya hari ahantu umuntu ngo yamubonye kuko yamaze gucika ageze hirya iriya, umuntu yamubwira ati genda ushakire imishingiriro ndaguha amafaranga. Ubwo rero nari nagiye muhira, noneho baza ku telefone bati wa muntu hari aho tumubona. Umutekano yambwira ati noneho uwo muntu kunamaze kumenya amakuru yuko agenda n'icyuma, iyo adafite icyuma ngo afite najoro, noneho ngo abamufashe avuga ati mbatera icyuma kuko ngo anywa n'itabi ngo anywa n'urumogi niko babivuga. Ubwo rero naragiye njya guca mu muhanda hakurya hariya, ndamanuka ngeze kure ari amazu atukura hariya masanga abadamu mbatekereza uko ikibazo kimeze, baravuga ati arimo araca imishingiriro, atari ko umuntu agenda n'icyuma, ati nyamuna mwitonde nteka nshaka abantu. Umutekano ubwo aragiye agera ku mudamu uri hariya, ni umuntu wacumbitse amazi imisego no wacumbitse ariko ntabwo nzi amazina ye, ababwira ko yamuhaye akazi ko kumuzanira imishingiriro. Noneho umutekano amubwira ati wowe naramukaje akatura imishingiriro kuko afite umuhoro utema imishingiriro atyaye yagira watema, uburetse kumushyira turahita tumufata. Ati cyane. Noneho umutekano ati noneho reka nshaka umuntu na nyiri gukorerwa ihoterwa ku ihene ye nawe arimo arashaka abantu, ntabwo twamwisukira kuko umuntu agenda n'ibyuma. Ubwo icyabayeho ubwo nanjye namaze kuzamuka cyo mbona umugabo umwe, noneho umutekano akiva kuri uriya mudamu utuye hariya wari wamuhaye akazi, agera munsi gato hari ibiraro bihari, hari umugabo mu kiraro aramuga ati ngwino dufashe, amubwira n'ikibazo cyabayeho. Ambwa atari ku muntu ko agenda n'ibyuma, urabona tumwisukira. Undi ati turagenda uko turi abagabo turi banga, dore n'undi nawazanye abandi tumufate. Twaragiye rero tukihagera dusanga wa wundi wa musore mu gishumwe wamfatiye ihene yarahageze, wa mudamu aramubwira ngo umutekano arimo ngo aragushaka. Ubwo nta kindi yabikubise hasi ntiyanamwishyuza, ahita yiruka amanuka aho hepfo. Tukimugeraho tugeze kuri uwo mudamu aratubwira ati araje, ariko ahise yiruka. Ese yirutswe n'iki kandi yarakuzaniye imishingiriro? Ati mubwiye ko umutekano amushaka, ahita yiruka aturaduhemukiye. Ariko mu bigaragara yaramuburiye, aramubwira ati igendere iva mu nzira baragushaka. Bitewe nuko bavuga ko akenshi ngo ibyo azana kuko araniba, ibyo azana ngo akenshi ajya bimugurira. Hari n'abantu bavuga ngo amatike arayazana, cyangwa se naho yabageze ari n'ikindi kintu yivye akajya kubagurisha. Byatumye ramuburira turamubura. Ubwo tumaze kumanuka aho ngaho twaje tumureba, ariko ubwo byari bigeze mu masaa 11:40 bishyira saa 12 batangiye kuza ubwire, atangira kugenda yihisha mu bihuru ari amasaka. Tuzamutse rero hatangira kwira, tugenda tureba, noneho turashaka twanga kuvuza induko twabonaga muri uwo mugoroba nta abantu bari hano na basaza n'abantu bakuze mbega batabasha kuvuga ngo baramwirukankana. Ubwo twamuburiye muri ayo mashyamba, tumaze kumuburira muri ayo mashyamba twaragiye, aravuga ati cyakoze cyo ibi ngibi bakoze agomba gufatwa. Binakubitiyeho ko akunze kujya transit kenshi, agiye inshuro zirenze imwe, kandi azira ubwibyi cyane cyane ni igisambo. Ni ukuvuga ngo n'ubu niyo turi muhira twicara twikanga, hakagomba gusigara umuntu, hadasigara umuntu usanga bakwibye. Ni umwana w'umusore ari hagati ya 17 18 mwaho ngaho. Ariko na nyina ubwe yaramutanze mu kagara, avuga ati yarananiye, muzamugenza uko mushaka kuko yarananiye. Nubwo afite izindi aferi yagiye akora nazo zimushakisha kugira ngo bamufate. Urakoze. Ngira ngo icyakurikiyeho twakomeje kuganira n'abo bayobozi ari mu mudugudu ari n'umutekano, ubu biyemeje ko aho bagomba kumubona bagomba kumufata. Binakubitiyeho ko bakeka ko agenda n'icyuma, nta wamwisukira kereka ari nk'abantu bangaye bamufashe bamufatiranye. N'ubu natwe tuba dufite ubwa tuvuti wenda uretse no kuyifata yari no kuyitwara kuko ari iba, uretse no kuyisambanya yaranayiba kuko ari iba. Ihene yari kumwe n'izindi
ariko izindi zari kumwe na amasekurume ni amasekurume ni ijigije mbega urebye ishobora kuba ibyaye nka 4 cyangwa 5 kuko nanjye niyo naguze byakira n'amahano kuko birumvikana nubwo yagiye ku itungo ngira ngo itungo rishobora kumutera indwara runaka none muri bwa burwayi bwe niba afata amatungo gutyo azafata n'abana bacu wenda byabaye itungo wahaha n'irindi ariko se gufatiye nk'umwana ubu bishoboka ko arwaye ibirwara ari byanduzwa n'amatungo ari n'ibindi ashobora kurabura ubwo urumva yabakwiciye umwana twabifashije nk'amahano ahubwo turavuga tuti baturengere kugira ngo uyu muntu nibura agororwe yigishwe agarukemo ubumuntu atazagira undi yahemukira. Nta kibazo afite. Abaturage bumvise uyu muturage avuza induru ubwo yarasanze uyu musore ari kumusambanyiriza ihene, babanje gukeka ko baba ari abajura, ariko nabo ngo barahuruye ndetse ngo bahageze basanga sabajura, ahubwo ngo basanze ari uyu musore umaze gusambanya iyi hene, ndetse abahageze mu bambere batubwiye ko basanze iyi hene ngo yamaze no kuyikomeretsa nkuko babisobanura. Ngewe narindi hariya hakurya ku rutare nari ndimo nahira, numva uriya musaza aratatse ati ni mu ntabare. Ngewe ngira ngo ni arayitwaye, noneho numva undi mugabo waha ngaha ari hakurya aha ngaha nawe aramutabaye ati komera. Noneho ngewe ntabwo rigize mbasha kuzamuka n'amashije nti ni ibiki bibaye, ntese barayitwaye nti kuri aya manywa kubera ko nzi ko abajura bateye bibi hene, ngira ngo barayitwaye. Aho nzamukiye nsanga nukuyihohotera. Ubwo rero uriya mwana yaratunaniye no mu mazajyamo, noneho asigaye agenda n'ibyuma. Ngewe ubwangeje twarahuye mu gitondo njya guhinga hariya ku muhanda. Yari afite icyuma n'agafuka mu ntoki, yambaye ikigofero gipfuka mu maso, wagira ngo ni umusazi. Bitanibaza ngo se uyu muntu noneho arasaze. Ese mana ko ngiye guhinga urugo rwanjye ndarusanga ari amahoro kuko mu nzajyamo. Ndavuga ubwo nahinze ntahinze mfite ubwoba, nje sanga cyakora ni hazima ntiyagezemo. Ubwo rero icyo twifuza nuko mwadufasha mukaba mwamushyira mu ngororero mukamuha umuco, kuko mbona ari uburwayi yifitiye nta buzima. Gusa iyo agenda ubona ari nk'ikintu cy'igisazi kivuga amagambo utamenya ubwoko, kiririmba, mwana ahura akaba yanagukubita n'intarasi kuko aba afite n'icyuma nta muntu watinyuka no kumwegera. Narabibonye nyine yari yaragirangaje inyo isa n'ibintu by'umweru byinshi, isa n'ibintu by'umweru isuka byinshi rwose, ubona yangiritse cyane. Birashoboka ko yabarazate kuko baramwirukankanye. Uriya musaza avuga ati ngo wararenze hakurya mu ishyamba. Noneho ndavuga ntese umuntu wibye ihene kuri aya manywa koko ntubwo ninde. Ubwo rero ntago nabashije kumenya uwo ari we, naje kumenya uwo ari we nyuma, ariko nje ndebye ihene ukuntu imeze mbona biteye isoni. Nyine yari yayangije gutya yirangaje cyane, izana ibintu by'umweru byinshi. Ababyeyi b'uyu musore Mugisha nabo bashimangira ko uyu musore yahoze agaragaza imyitwarire itari myiza, ndetse kuri iki cyo kuba yarasambanyije ihene y'umuturanyi wabo ntibigeze bagihakana, dore ko nabo bemeza ko yari amaze igihe asambanya ihene yabo bari boroye iwabo mu rugo. Kuri ubu icyifuzo cyabo nuko inzego zibishinzwe zasuzuma ikibazo cy'uyu mwana, dore ko bo ngo nk'ababyeyi byabashobeye. Umuhungu mfite yitwa Mugisha Emmanuel, 17 18 hafi ejo bundi arabaye 18. Kubwo rero kuva umuhungu twabana ihigira ni